twibuka tunamirabacho bariho baratwaye bazira ubusa imivu y'amarira n'amaraso yabaye urwibutso ariko Mana warahagurutse udukiza urupfu. Ubuye 94 isi yahindutse umwijima, mu gihugu cyacu cyiza habaye umuvumo. Abari inshuti bavuye mabikanyi, abatagira icyo basira bararimbuwe. Ariko nubwo igitonyanga cy'amaraso cyamanukaga, ntitwibagiwe ko bose bari abantu. Abebiye, abana, inshuti n'abavandimwe, uyu munsi tubaha icyubahiro cy'iteka. Twibuka tunamira abacu bariho baratwaye bazira ubusa, imivu y'amarira n'amaraso yabaye urwibutso ariko Mana warahagurutse udukiza urupfu. Twari twarabaye umuyonga, umutima ucitse, amagambo yarabuze, ururimi ruhera. Ariko wowe Mana wahinduye amateka, ugira imbabazi, usana imitima. Waduhaye ubumwe, waduhaye igihugu gishya, uduha kuvuga ndi umunyarwanda. Twese turashima kuko amahoro ni impano, mu marira y'ejo habaye umucyo mushya. Twibuka tunamira abacu bariho baratwaye bazira ubusa, imivu y'amarira n'amaraso yabaye urwibutso ariko Mana warahagurutse udukiza urupfu. Mana turagushimira kuko uri Imana ihoraho, nubwo twaciye mu mwijima titwaretse kwizera. Waduhaye abarokotse bafite inkomezi, bavuga ukuri bakigisha urukundo. Nubwo tubabara dufite icyizere ko urukundo ruzatsinda urwango, ko urumuri ruzakomeza gukamya amarira. Mu izina ryawe tuzatura indirimbo y'amahoro. Twibuka tunamira abacu bariho baratwaye bazira ubusa, imivu y'amarira n'amaraso yabaye urwibutso ariko Mana warahagurutse udukiza urupfu.